kugira ngo n'abandi batazanabikinisha no gutaha barisome ingingo ya 30. Ibibazo nuzongera kubikora ribasomere gusoma cyane. Ingingo ya 30 y'itegeko ngenga rigenga imiterere ububasha n'imikorere y'inkiko gacaca. Umuntu wese ushyize cyangwa ugaragaje gushyira agahato cyangwa ibikangisho ku batangabuhamya cyangwa ku bagize inteko y'urukiko gacaca ahanishwa igihano cy'igifungo kuva ku mezi 3 kugeza ku mwaka umwe. Iyo habaye insubiracyaha uregwa ahanishwa igihano cy'igifungo cyo kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2. Bifatwa nko gushyira agahato ku rukiko ikintu cyose kigamije gukoresha urukiko ibyo utagambiriye bigaragarira mu bikorwa, mu magambo cyangwa mu myitwarire itera ubwoba inteko kandi bigaragara ko inteko itabyubahirije. Bamwe mu bayigize cyangwa yose bishobora kwiviramo kugirirwa nabi. Ariko iyo iryo terabwoba rishyizwe mu bikorwa hakurikizwa amategeko ahana ibyaha n'ay'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha asanzwe kandi mu nkiko zisanzwe. Bifatwa nko kugerageza gushyira agahato ku nkiko imyifatire iyo ari yo yose mu magambo cyangwa mu bikorwa igaragaza ko habayeho gushaka gushyira agahato ku rukiko ngo rufate icyemezo mu buryo ubu n'ubu. Bifatwa nko gushyira ibikangisho ku rukiko cyangwa ku batangabuhamya, imvugo cyangwa ibikorwa bitera ubwoba abatangabuhamya cyangwa abagize inteko y'urukiko gacaca bigamije ko icyifuzo cy'uyikoresheje aricyo cyubahirizwa byanze bikunze. Bifatwa nko kugerageza gushyira ibikangisho ku rukiko cyangwa ku batangabuhamya, imvugo cyangwa ibikorwa biboneka ko bigamije gushaka gutera ubwoba abatangabuhamya cyangwa abagize inteko y'inkiko gacaca bigamije ko icyifuzo cy'uyikoresheje aricyo cyubahirizwa. Ariko tumuhaye ijambo nyine murabe ko yifashe, ariko kubera ko twubahiriza abashyitsi nitwongera kumutumira ntazaze afite imyifatire nk'iyo idahwitse muri gacaca. Twakomeza n'inama yacu n'amakuru uko twari aziba ashobora kuba barapfuye. Yarababonye ukuntu bapfuye yabahitaga. igira hagati nari mfite ikibazo ukuntu n'umugabo yavuze avuga ngo hariho ngo abantu bapfuye arabazi ngo bamwe bari n'inshuti ze. Ubundi gacaca kiravuga ngo nk'abantu babazi nk'umuntu wishe umuntu wakoze ibibi muri runo Rwanda agomba kumuvuga tukamumenya, wenda nawe agasaba imbabazi kuko ababigiriwe ni benshi. Twese turababaye. Hari nabaha nk'urugero kuri njyewe, nari mfite ababyeyi ntabo mfite, bari bafite naho twabaga ntaho hantu hahari. Nagiye ngo mbaze uno musaza kuki atarimo aravuga abo bantu baba barisha abo bantu. Yavuze ngo rwanya Gatare, hari n'abandi yavuze ngiye ntazi, ariko ngo igituma muvuzeho hariho umwana we w'inshuti yanjye ntabwo namuvuga nawe arahari. Ariko ubwo ngubwo najya ngo musabe niba ashobora kuba ngo yarababonye hano bamwe bagiye bagwa, ashobora kuba uko yabonye baraguye, ashobora no kuba wenda yarabwiwe n'amakuru niba atarababonye ababishe akabwirwa n'amakuru akavuga abo bantu, kuko birababaje. Ikibazo cyane cyari icyo. Mbuzehose Magari abantu baguye hafi y'urugo rwe nibura ntabwo yaba arabaririje ababa barabishe nangwa se
ababa barabagambaniye nibyo uriya mwana yavugaga ndumva muze hari icyo babivugaho ibyo nta kintu namusubiza kuko ibyo nashobora kuvuga kandi amakuru natanze nayatanze ntabwo rero nagira icyo nongera ku makuru yanjye ko uriya arambaza extra y'ibyo ntashobora kuboneka hari icyo nabivugaho ni ko ariko nubasobanura niba hari icyo ziho ni icyo dukeneye ni amakuru cyane cyane dukeneye impaka ntabwo dukeneye ku byo uriya muhungu abaza uwo munsi ngo ni Roseti nyakubahwa perezida rwose ngewe nari mu nzu iwanjye ariko kuri raporo yakozwe na parike kuri njyewe hari umuntu wayinyeretse mushatse mwazajya kuyaka muri parike handitseho ko abantu benshi hano muri bibare bishwe n'abasirikare abasirikare ngo bari bavuye i Kanombe ibyo rwose muri iyo raporo byanditseho ntabwo ari amakuru ntanga uyu musaza yahoze avuga umugabo witwa saa sita njye nabazaga niba ari umugabo witwa Umutega ikindi mvuga ndakivuga ambwiye niko bimeze umugabo wa Mutega se niwe noneho wavuga ngo Mutega se mwapfanaga kurikije ibya Mutega twarafunganywe amezi 6 so gusa twari twaravuye indimwe rwose ariko nzi ko ari we wapfuye ubwa mbere ku Kicukiro akoreshwa bariyeri none se ko ari muramuwe icyo gihe wamukoreye iki kuki utabaciriye amarenga kandi umva mugabo we ko yakoraga Kigali Mombasa murakoze oya nta kibazo wisubiza nari hano Remera ndago ku Kicukiro urumva rero ukuntu na telefoni zaje we icyo nari gukora ni igisubizo wacyumvise muso mubwireho mubwire igihe kizagera nzavuga ntabwo ngiye kwica amategeko gacaca kurura ibibazo muri gacaca ntabwo rwose bishaka gukora uriya mudamu niyo wanshije munapakiye mabisi mu bipangu bize n'amasubizo njyariya muri nuza ngahurira naza hano ngahurira naye ikibazo nagira ngo mumbari na kane icyo gihe wenda yaba amaso yararebaga cyangwa amatwi yaba yari mazima ku buryo atigeze abona bariyeri nimwe aho yanyuze icyo gihe amara kuva mu nzu muyimumbarize nibyo nababazaga nanjye ngiye mvugishije ukuri mva mu nzu iwanjye kugera i Kanombe nta bariyeri nabonye si hari rubute ntayo nabonye rwose je suis sincere nivugisha ukuri kandi nabiramenye kuvugisha naho dufite ijambo ngo dufate n'abandi baduha andi makuru ni amakuru nangwana kandi uyu mudamu yavuze ko habaga inama twamubazaga akatubwira amateka y'imbere y'intambara mu ishyaka rye akatubwira naho ryashingiye rimutangaho umukandida nta nama yajyagamo imbere y'intambara z'amashyaka cyangwa ibyerekeranye mu 1989 bisabwe na Rwigema Celestini wari perezida wa MDR 98 mu excuse umuntu ashobora kugira urumva bisabwe na Rwigema Celestini ngezemo ngira umukandida depite urumva sinumva rero ikindi ibyo yari yabisobanura yavuze ko yagiye mu ishyaka uretse wenda mbere y'icyo gihe ujya muri MDR muri MDR nta dini shyaka wabagamo nari twari muri MDR twese byari ihururu yavuze ko kugira ngo bamuhe
kugira ngo abone uwo mwanya wo guhagararira MDR yagiyemo muri 98 icyo musaba nicyo baba barashingiye kugira ngo bahe umuntu utaragaragaza nta wundi ufite amakuru nangwa se ikibazo cyo erega uyu mugabo twamutumiye nk'umuntu yose yari n'umudepite mu nteko yacu y'igihugu bizangira ngo ejo bundi yeguye ariko murumva ko ari umuntu dufitemo icyizere yuko yagomba kuduha amakuru agendanye n'ibyabaye muri iki gihugu ariko kugira ngo amakuru umwe uko mwayabonye sinzi kujya kubona yabonye ibyawe yavuze ko azabisubiza ikindi gihe bibaye ngombwa. Biragaragara we ko avuga ko abantu bari babanye neza, abo bari baturanye. Mbese ikintu cy'ikibazo dufite hano mu Rwanda kugeza ubu ngubu, abanyarwanda babuze umutima w'ubutwari, kuko nk'ubu ngubu byibuza iyo aza kuba agaragaza akavuga ati mu ntambara 94 abo baturanyi banjye nashoboye kubegera, dore wenda nk'utwana tubiri nari mfite nashoboye kwiyegereza, ashobora mbese kudukingira ikibaba, wenda bikaba bigaragara ko hari preve igaragaza ko habayeho kwitanga. Impamvu abantu tugira ubujiji bwinshi nuko abantu badafata n'ibitabo ngo babisome. Nk'ubu nk'abanyarwanda bagiye bafata kariya gatabo k'abantu babaye intwari bakakiga bakagasoma, byajya bifasha n'urukiko gacaca n'ufite amakuru akayatanga kugira ngo ibintu bigende bisobanuka neza, ntihabeho kugenda umuntu aca ku ruhande ntavuge amakuru asobanutse, kugira ngo urukiko rugire narwo icyo rufatiraho umwanzuro rushobora gusa nk'aho uzabona uburyo ruca imanza. Nicyo kibazo cyahabaye, kubera ko iyo aza kubaho nk'ubutwari, ndumva ko we ntago yahigwaga. Umuntu washoboye kugera muri umuna w'umwajida akaza kumukura mu rugo, hari n'ikindi kintu yagombaga gukora, akavuga ati hari abaturanyi se nta kuntu twabadefanda, kubera ko burya umuntu ni kimwe nk'undi. Nicyo kintu kibazo dufite kugeza ubu ngubu. Iyo abantu baza kumenya ko buri muntu ari kimwe nk'undi, bakumva ko umuntu ava amaraso nkawe, nta n'ibintu by'ubwicanyi biba byarabaye biteye isoni kugeza amagingo aya ngaya. Ariko igihe cyose tuzagenda tugira intwari nkeya, niyo zibaye nkeya